Me llamo Tokio. Izina ryanjye ni Tokio. Pero cuando comenzó. Gusa iyi nkuru ijya gutangira, ryo ntabwo ariryo ryari izina ryanjye. Ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro The Genius. Miliyari 2.4 z'amayero angana n'amafaranga y'u Rwanda trillion 2 na miliyari 513 na miliyoni 105 n'ibihumbi 40 by'u Rwanda. Niyo mafaranga aba agomba kwibwa n'ibisambo biba biyobewe na El Professor. Iyi ni inkuru ya filime yitwa La Casa de Papel, Money Heist, ubujura bw'amafaranga mu Kinyarwanda. Nyuma yo kubisabwa n'umukunzi w'ikiganiro The Genius, uyu munsi turagaruka ku buhanga bwifashishijwe mu gukina no gutunganya iyi filime yakunzwe n'abatari bake. Ese kuki iyi filime yakunzwe cyane? Nubuhe buhanga bwakoreshejwe kugira ngo iyi filime ikundwe cyane? Ese wari uzi ko Alba Flores wakinnye muri iyi filime La Casa de Papel yitwa Nairobi ari umutinganyi? Aya ni amafoto ari kumwe n'umukunzi we. Ubundi iyi filimi yagombaga gusohoka ari ibice bibiri gusa. Ibyo bita season. Yari kuba ari season ya mbere na season ya kabiri. Ariko bitewe no gukundwa cyane byatumye hasohoka igice cya gatatu. Si ibyo gusa kuko muri uyu mwaka w'2020 mu kwezi kwa 4 tariki 3 nibwo igice cya 4 cy'iyi filime kizasohoka kigizwe n'ibice 8. Uyu munsi turagaruka ku buhanga bwifashishijwe mu gukina ino filime ku buryo byatumye ikundwa cyane. Niba ukunda filime ntujye kure, uyu munsi ni uwawe. Ntuva huri cyangwa se mite nkushwanyuzamo kabiri. Ese miliyari 2.4 z'amayero uzumva ute kuri wowe? La Casa de Papel ni filime y'imwe mu makompanyi atunganya filime yitwa Netflix. Iyi filime igaragaramo umugabo uba witwa Sergio El Professor, uba ari umunyabwenge cyane. Uyu aba yaracuze umugambi wo kwiba amafaranga angana na miliyari 2.4 z'amayero muri bank. Aya mafaranga angana na miliyoni 2,400 z'amayero. Mu manyarwanda angana na trillion 2 na miliyari 513 na miliyoni 105 n'ibihumbi 40 by'amafaranga y'u Rwanda. Aya mafaranga yose aba agomba kuyiba afatanyije n'agatsiko k'ibisambo biba bidafite icyo guhomba. Bamwe baba bafite indwara z'ibyorezo bidakira, urugero n'ukina yitwa Barin. Abandi baba barihakanywe n'ababyeyi babo. Reka turebere hamwe zimwe mu mpamvu nyamukuru zatumye iyi filime ikundwa. Impamvu ya mbere yatumye iyi filime ikundwa ni Alex Pina. Uyu mugabo ni umwanditsi wa filime, ibyo bita script writer mu Cyongereza, akanatunganya filime, producer. Kubera ubuhanga bwa Pina mu kwandika no gutunganya inkuru za filime, byatumye buri wese warebye iyi nkuru ya filime imuryohera. Si ibyo gusa kuko byatumye umugabo ahabwa ikindi kiraka na Netflix cyo kwandika indi nkuru ya filime bitewe nuko iya mbere yakoze yakunzwe cyane. Impamvu ya kabiri ni ubuhanga bwa El Professor. Amazina yiswe n'ababyeyi ni Alvaro Antonio Garcia Morte. Uyu mugabo namwita ko ari we bwonko bw'ibisambo biba byaragiye kwiba amafaranga muri bank, kuko we asigara hanze akajya bacungira umutekano akanabaha amabwiriza bagenderaho. Ku barebye iyi filimi haba hari impande ebyiri zihanganye, uruhande rw'inzego z'umutekano za leta n'uruhande rw'ibisambo. Hari igihe kigera ukabona ko ibisambo akabo kashobotse, ukabona ko leta igiye kubita muri yombi. Icyo gihe bahita biyambaza ubwonko bwabo bwasigaye hanze ya bank, aribwo El Professor. Uyu mugabo aba ari umuhanga cyane ku buryo buri kibazo bahura nacyo aba yaragitekereje mbere, akanatekereza igisubizo cyacyo mbere y'uko bahura n'icyo kibazo. Iyi nayo ni imwe mu mpamvu zatumye iyi filime ikundwa cyane. Impamvu ya gatatu ari nayo ya nyuma ni icyo bita viewer discretion. Ku bantu bakunda kureba filime, hari igihe nko muri filime umuntu ajya nko mu modoka ari nijoro, ugatekereza ko hashobora kuba hari umuntu wamwihishe mu modoka ugiye guhita amushimuta cyangwa akamwica. Ibi nibyo bita viewer discretion. Muri make ni nko gukeka uko ibintu bigiye kugenda. Muri La Casa de Papel rero biratandukanye.
ni filime bigoye cyane ko wakeka igikorwa kigiye gukurikira, ahubwo uguma ufite amatsiko yo kumenya uko biri bugende, bigatuma ukomeza kuryoherwa. Iyi nayo ni imwe mu mpamvu zatumye iyi filime ikundwa cyane. Ikiganiro cy'uyu munsi nyisoreje aha. Niba warakunze iyi filimi, tariki 3 z'ukwezi kwa kane ntuzacikwe n'igice cyayo cya kane kizasohoka. Niba wakunze iki kiganiro, ndagusaba gukanda subscribe kuko ari inkunga ikomeye cyane ituma nkomeza kugutegurira ibindi biganiro nk'ibi ngibi. Ikiganiro The Genius naho ubutaha. Ciao ciao, hasta la vista.